hari umukobwa w'inshuti yanjye witwaga Jane niwe wamperekeje kwa muganga. Kuri yanjye yari ayazi. Uko nohererezaga ubutumwa umugabo nawe yoherezaga ubundi. Umugabo araceceka ntiyigeze anyereka ikintu na kimwe. Komeza kunyita sheri nanjye ku kintu cyarangwa arankunda. Ubwo noneho yaje kugenda arahera. Yongeye gutaha avuga ko akazi ari kenshi, aho bariho bapanga na Jane bakajya bahurira muri hoteli ntabizi. Icyabimbwiye ni uko Jane yaje kunsura asohotse hanze asiga fone. Ako kanya mbona nimero imwoherereje ubutumwa, iyo nimero yari iy'umugabo wanjye. Ubutumwa bwaravugaga ngo tuzabonana ryari sheri ko ukumbuye cyane, ubushize wagiye ukumbuza rudashize. Mu kanya numva mbuze aho nkwirwa icyuya kirandenga. Umugabo arinjiye asanga narembye, kuvuga birananira, gukanura birananira, mera nk'upfuye. Numvaga nagiye mu yindi si, nibazaga igihe umugabo wanjye azabimenya, nkibaza umuryango wanjye nubimenye. Nkabona ndizihiwe aje kuburana umwana we, nkabona urubanza imbere yanjye bapima abo bagabo bombi ngo barebe uhuje n'umwana. Nahise nk'ubwenge. Jane yaratabaje banjyana kwa muganga, asaba umugabo wanjye amafaranga yo kundwaza. Naje gukanguka nyuma y'iminsi 3, ijambo navugaga ryari ndasaba imbabazi, ndasaba imbabazi. Ubwo naje kuva mu bitaro, umugabo wanjye bamuha ikiruhuko cyo gutaha, ariko na Jane yari ahari. Ubwo bararebanaga bagaseka, nkabona bo barishimye, ariko njye nari nishimye. Natangiye kwibaza ese ubu Jane apfuye umugabo wanjye ntiyankunda? Ariko nabwiye umutima wanjye ngo reke gushyiramo ibitekerezo bibi, ko iwacu ntibigeze baroga, yewe ntibigeze banaraguza. Gusa jyewe igihe byaba bitangiriyeho, oya ntibikabeho. Mbona Imana iramfashije bimvamo. Umugabo wanjye yaje gusubira mu kazi, ansigira amafaranga yo kuzahaha. Nta kintu yigeze ambwira cyangwa se ngo mbone yarakaye, habe no kubabara. Igihe yari mu rugo yahoraga aseka, mbega ukuntu byarushagaho kunshengura. Ubwo yaragiye nsigarana na Jane, ndihangana sinamwereka umubabaro. Nabyitwayemo neza, akamusekera, nkamutekera, ndetse yajya koga akamushyuriza amazi. Yarinze ataha, ibyo byamuteye guhinduka. Ajya kureba umugabo wanjye babiganiraho, babona ko bakomeje kunkundaniraho ntaziyahura. Biyemeje kureka iby'urukundo batangiye, bemeza umunsi wo kuzahura maze hakabaho ubwiyunge. Ikigaragara ari jyewe n'umugabo wanjye nta bundi bubi twari dufite uretse ako gatotsi kari kajemo. Umunsi warageze, umugabo yohereza amafaranga yo guhaha, ansaba guteka ambwira ko dufite umushyitsi. Nariteguye, ngiye kubona mbona umugabo wanjye azanye na Jane, ndabakira. Noneho umugabo wanjye afata ijambo, ashimira Jane, avuga ko Jane yatubereye inshuti nziza. Avuga ko iyo ataba Jane ngo amubwire amakuru, amube hafi, wenda byari kuba birebire. Ubwo umugabo wanjye aravuga ati umwiza nguhaye imbabazi kuko namenye ibyakubayeho. Umwana ndamwemera, ahubwo nzagenda mvuye kumwandikisha. Tugomba gushaka iterambere mu rugo rwacu. Ubwo turahoberana, ndarira cyane, ndapfukama, saba imbabazi. Umugabo wanjye aravuga ati nta yandi mahitamo nari mfite. Jane nawe avuga ko atari gukomeza kubika ibinyoma ngo bimushobokere. Ubu urugo rwacu rumeze neza, tumaze kugira abana 3. Burya gutuza bikemura ibibazo byinshi. Gutuza kwa mugenzi byatumye adasenya urugo rwe.